musangiza amagambo mumaye ikaze kugira ngo ngire icyo mbagezaho. Mwaramutse bayobozi bacu. Ibi ni ibyishimo bigaragazwa n'abana barangije amasomo mu kigo cya Nufashwa Yafasha Nursery School giherereye mu murenge wa Ngarama mu karere ka Gatsibo. Benjamin Iradukunda na Uwanyirigira Marie Chantal ni abarimu bigisha mu mwaka wa mbere n'uwa gatatu w'incuke muri iki kigo cya Nufashwa Yafasha Nursery School. Bavuga ko nubwo biba bitoroshye kurera abana nk'aba baba bagitekereza ababyeyi, ariko ngo bisaba urukundo n'ubwitange. Abantu benshi ntago bajya babyiyumvisha, ariko byanga bikunze ni urukundo. Ikintu cya mbere ni urukundo. Ubundi iyo twageze hano dugerageza gukora ibikorwa twisanisha n'abana, mbese tugasa nkaho dukora ibikorwa by'abana. Icyo gihe abana bahita bakubonamo nk'umubyeyi. Icyo gihe niyo twigisha babona uri umubyeyi. Umwana ararira, yanarira ukamubwira ati mama mu kanya tugiye kuba tumureba, turamubona, agahita agira icyizere cy'uko mama agiye kumubona. Noneho muri wa mwanya atari buze kwibuka yuko afite gahunda yo kuza kubonana na mama, duhita tumujyana mu bindi bikorwa ku buryo mbese asa nkaho abihugiyemo. Kwigisha abana biragorana cyane, ntabwo navuga ngo ni ibintu byoroshye, ariko bisaba ubwitange no gukunda umurimo. Iyo ukunze ikintu kukigisha birakorohera cyane. Umwana niyo umwigisha ikintu birimo fier, ubyumva neza, biroroha cyane kuba yabifata. Gusa gatonga bitwara imbaraga, ariko ugendeye n'ukuntu ubu byumva cyangwa motive uba ufite n'ukukunza abana. Umuyobozi w'ikigo cya Nufashwa Yafasha Nursery School akaba ari nawe washinze umuryango Nufashwa Yafasha Organization Bujyakera Jean Paul Gutamani, avuga ko iri shuri cyo rigamije cyane ari ugufasha umwana kwiyungura ubumenyi ndetse by'umwihariko gukangura ubwonko bwe. Dufokasinga cyane mu kubakangura mu bumenyi, mu kubafasha kwiga icyiciro cy'ishuri ry'inshuke. Usanga rero hano mu kigo cyacu ikintu dufasha abana, tubaha uburezi, tukabaha imirire myiza, ndetse tugakora n'ababyeyi bya hafi kugira ngo ababyeyi bamenye inshingano z'abana babo, gutegura indyo yuzuye, ndetse badufashe nyine dufatikanye turebe icyo twageraho. Hano abana bahiga nta kiguzi, gusa ababyeyi badufasha mu kubijyanye n'imirimo y'amaboko, nk'iyo dufite umushinga w'ubuhinzi cyane cyane, kuko turabona ufite ujyanye n'ubuhinzi bw'imboga n'ibindi bihingwa kugira ngo byunganire mu mirire. Biduha icyizere cy'uko byibura ubu ngubu umwana akunda ishuri, ku buryo wanasangaga umwana ataratangiye gukunda ishuri akiri mutoya, ari byo bikurizamo abana guta amashuri, ugasanga ejo bundi nta kintu bimariye. Ibi rero twabikoze mu buryo bwo kubafasha. Usibye kuba abana bahawe indangamanota ndetse bakanambara imyambaro igaragaza ko barangije icyiciro cy'incuke, ibizwi mu ndimi z'amahanga nka graduation, bagiye bagaragaza impano zabo zirimo imbyino za Kinyarwanda, imivugo, ndetse n'abandi bateguye amakuru barayavuga. Ikigo cya Nufashwa Yafasha Nursery School cyubatswe mu murenge wa Ngarama mu karere ka Gatsibo, cyatangijwe mu mwaka wa 2018 gishamikiye ku muryango wa Nufashwa Yafasha Organization, kikaba kimaze kurangizamo abana bagera ku 100, ariko iki kikaba ari icyiciro cya mbere cy'abambaye amakanzu y'abarangije icyiciro bari barimo. Marie Joseline Nyituriki, Radio Imanzi mu karere ka Gatsibo.